ntabwo turahagera se twagezeyo hari agakobwa kamubanishaga aha ngaha kaba baba bari kumwe kaba kamuri hafi none ngaka ako gakobwa nakanga yo bitese ni sawa komera cyane uyu ni Rukundo mwari mwarabuze imva twari twaramubuze wewe ikarakasa nase Rukundo arahinduriwe aracahari pe mubwire ko mushaka ikanze mubwira mukecuru ko yabonye umushyitsi wanze kuranga buriya rero n'akazi urakabona murakoze cyane turabashimiye Nyogoku niwe niwe mukecuru niwe warashaje narashaje mwana wanje ariko uracari imana mfasha ye mwamfasha Nyogoku Rukundo mwana wanje Nyogoku ni amahoro narashaje kani kagahungu kanje ka Rukundo ihangane mwana wanje Imana ishimwe mukiri bazima ni amahoro turi amahoro ni amahoro Nyogoku usi ni wowe ni jewe Nyogoku warabyibushye wabaye na keza mwana wanje ni ugushima Imana yabikoze mwanzanira agatebe mwana wanje ako sindi wakwicara no mu nzu oya reka twicare hano hanze kirima hano muri Afurika ndi kumva indyoheye kugira ngo Nyogoku reka tuganire hano mukecuru ngwino uganire ariko rero sazanye igiti mu Nyogoku mwana wanje sinzi ko kera nari meze neza nibyo ariko ndaje rero naje guhindura ubuzima ngo we mwana wa ni amahoro Nyogoku ndabona umeze neza rero nasigaranye n'akana aka niko mba ndi gutuma amazi nibyo gute wafashije Nyogokuru ndamufasha umukati Basha atwinagura nga mukati w'inaha amafaranga uvuye mu mahanga tujye ku binyamahanga avuye mu mahanga zana nzanira uyu mukobwa zana aka kana nako turebe ko nako kagira isura umukati ndagujyaga rwose zana nsimbuke nje kumuzanira hariya duve turi kumwe nje mwana wowe Nyogoku nje mwana wanje rero nje narashaje niriraga agaceri gusa agaceri nje kumuzanira nawe Nyogokuru utuzanira agafuka k'agaceri ugura ngahe zana ayo madorari ndagera hariya ibintu byaruriye ubu ngubu inaha byaruriye none se Nyogoku mubona ibibazo bya corona mu bivuyemo Imana yaradufashije warasenze Imana iduha umugisha mbese turi gushima Imana rero ndagize ikibazo ngeze inaha mu masaha sawa ngera mu rugo kwa mama nasanze ibintu bidasanzwe aho kurageze ngira ngo niskuje murasa gusa no gahungu ariko kubyara ni byiza koko none ngaba dapfuye ntibabura kubonana ariko rero jana ko gakote mu nzu sha bizana papa sana ntacara cyahari nari ibyaye neza nibyo ariko ndagira ngo mbaze ikibazo ngeze mu rugo ibintu biranyobera mama yarakenye isura yarahindanganye mushiki wanje yambwiye ko mushiki wanje yabuze nkumi z'ubu na Stasia ko atazi yari ariko ikibazo nagize nahasanze umwana ufite amezi 3 none Nyogoku byagenze gute ninde waje mu rugo rwa papa
nanjye ibyo bintu buriya byarantunguye. Nagiye kubona mbona nyoko abagize ubwo ngubwo ngiye kumva numva ngo inshuti yaswo niyo yaje kumutera inda ababyaye uriya mwana. Ubamuguriye nabi kuriya kubera nawe ibyabuno niko bimeze mbese. Ese n'umwana k'agakobwa ke ubu ngubu sinzi ukundi kameze. Maze rero uyu musore tugeranye hano witwa Kigingi. Ni Kigingi? Igeze kubikomozaho mubajije aratinya. Nimba yatinya amaso ya mama ntabwo mbizi. Ni buri ngo ni Marita Matayo. Ni Matayo. Matayo. Inshuti yazwo. Ya yindi ya kera yazaga ikaza mu rugo ikabaha imikati byose. Iwe wamukoreye. Ntabwo icyo kibazo nakihanganira. Uwo nyagukubitwa n'inkuba. Uretse uwo nyagukubitwa n'inkuba yakwicwa n'amacinya. Umva nyogokuru, kuba mama yarahindutse kuriya akaba yaravanze abana badahuye. Mwana ni ibiriho buno ni ukwihangana. Uwo mugabo Matayo oya mwana wawe oya wayibyo mu byo twiga mu bibiri byo oya tugomba kwihanganira Matayo agomba kuva ku isi y'abazima. Mwana wawe ko nabona oya mwana wawe oya mbabari mwana wawe ni imbabazi ni kugusa. Urabizi ko nakubahaga ariko kwangiriza umuryango wa papa. Matayo agomba kuva ku ikarita y'isi. Ubu siyo nguru oya mu mateka mu jambo ry'Imana batubwira ko tugomba kwihanganira ibitugerageza. Imana ko ari izihore ahubwo weho nugusenga kubera ko nibiriho buno mwana wanje ni imbabazi ndi kugusaba. Mama nibiriho buno mwana wanje genda bica nibiriho ubu oya mwana wanje ni imbabazi ngusaba. Matayo yamwica oya mwana gusabye imbabazi dore niweho nari mfite niweho nari nsigaranye mwana wa ihangane gose. Nyogoko mwana wanje tumbwiye ndabyumvise. Mana yatugiriye neza narize ndarangiza amafaranga ndayafite. Rero ntabwo mwakomeza kuba mu buzima kandi Imana yaduhaye amafaranga. Yego. Ahubwo nyemerera twimukiye. Hari amazu naguze kigeri naha ndashaka kubimuriramo. Aradukwiye. Hari n'inzu ya mama n'inzu yawe. Hanyuma ubundi buzima tubutangire. Mwana wawe warakize none nguvuze ngo iki? Imana yahinduye amateka. Imana yahinduye amateka si ubu ugiye kutwimura. Natwe tukwiye guhindura amatwara. Ariko mwana wanje warakoze. Ubu ugiye kunyimura nuko nyine nanjye. Dore mwana wanje ukuntu sinari nsigaye ndi kwambara. Tugiye turajyana gusenga. Ugiye kunyambikana neza. Neza. Rwose nta kibazo. Ariko kubaha Imana ni byiza rwose. Ubu wabasha Imana. Ariko nyogoko Matayo mwana sinakubujije. Ntacyo. Ariko nakubwiye ko ari biriho buno. Ibiriho ubu? Ni ibiriho. Ibiriho? Rero twe twiberaga mu Mana. Imana yacu rero izadufasha. Izadufasha mwana wanje. Kandi dore yanaragufashije. Reba iyo uvuye mu mahanga. Ntacyo ndabyumvishe nyogoko. Murakoze. Mama bari gukomanga. Iwanyu ryari? Hano kari kuzacu kwa Matayo. Kino gipangu ni jewe wakiguze. None ba papa bimukiye he? Sinzi vuye guharangere nabonye bari kujiriye. Ariko yashegenda. Kwanza kwana ni Tambuka na mikino. Tambuka hoji. Hoji genda dore nabonye ari kurenga iyo hafi.
turagiye sinakwemerera akazi se upfa umushahara wanjye upfa kumva ko ayo madolari niyo nkeneyeho bayi ayo madolari niyo nkeneyeho. Mushimiye ibitangaza ukoreye muri uyu mwanya uhabwa icyubahiro. Mushimiye ko utitaye ku byaha nakoze, ntabwo witaye ku makosa nagukoreye Imana. Mushimiye igitangaza wankoreye cyo kumpa urubyaro. Urubyaro nirwo rungejeje kuri iyi ntera, uhabwa icyubahiro Mana. Gushimiye ko wampaye umuryango mwiza, ukama amaboko yakomeje kunyitaho, none uyu mwanya tukaba turi kumwe. Ubiherwe icyubahiro Data wa twese uri mu ijuru. Ni byinshi wagiye unkorera, ariko iki gitangazo kiratangaje. Gushimiye kandi nizeye yuko n'ibindi byose uzagenda ubinkorera uko
uko bikwiye nk'uko wabingeneye mu izina rya Yesu amen amen. mwana wacu arakoza tugejeje ahantu heza mwana wanje hora imana dore iguhojeje amarira nakubwiye ngo uri mu mana ntacyo mwana byandenze se ndakubyara ni byiza ubona narebye biri hejuru ndi kureba ngo nzitare ni burayi koko ntabwo mubazo mwana wacu anatugejeje ahantu heza kubyara ni byiza rwose kino ni igiki aho ndebeza mwana wacu kubyara ni byiza no gusenga ariko sinari nzi ko hari ahantu umuntu ashobora kuba yagera agakuramo n'inkweto wahashyitse se aho mwana wa nahashitse pe wadukoreye ibyiza narebye va hejuru mbona ibintu biri kwaka nibyo mwana wa warakoze rwose mani guhumurisha nabaho niho nagera ahantu hameze gutya nabaho navuka ujya kubyara ni byiza cyakora mwana mbabarire nongere guhobere ngo wenda ninshake nipfire ariko nongere guhobere kandi mwana mubabarire rwose ese kuguhobera nicyo kibazo ufite mubabarire nushaka ujye muhobera umunsi wose nakoze amakosa nongeye kugusaba imbabazi umbabarire mwana wanjye emera mwana wa emera rwose umubabarire ntibiri ubu umubabarire imana iratubabarira mwana wa wemere rwose mwana wa haguruka mwana wa mama ngo mwana wa icara utuze rwose komereza aho mwana wanjye niba umukobwa wanjye ko ndi kubona si wicaye wenyine unyuze kure nicaye njyenyine naherutse twicaranye aha ngaha turi kuganira ariko ntabwo nzi ahantu yagiye ngo ntabwo nzi ahantu yagiye ntabwo uzi ahantu yagiye reba mwana wanjye ibikorwa amaze kunkorera reba ukunda imana itubwira none ntabwo uzi ahantu yagiye mwana wanjye koko ntabwo nzi aho agiye hari akantu yigeze kumbwira arambwira ati umuntu wagiriye mama nabi nzamwica wa mugabo witwa Natali wasanga umwana wanjye kandi ntabwo mvuga kuzi byaba ariko bimeze twabikoraho iki twabigenza dute oya kanyaruke ndebe muca ku mwana wanjye ntabwo biri kunyura biri kuncisha none siko naherutse ndi kumusaba oya mwana wanjye ndabona nazimpaye muca ku mwana wanjye gusa noneho nabigenza nde mwokabyara mwokagira imana noneho nabigenza